munsi. Ariko mbere yuko dutangira abanza unyumvira kanga koko hari byinshi umushumba wa ADPR yavuze kandi atari nako bimeze, nawe hari ahantu atabivuze neza uko biri, kandi hari andi makuru tugiye kugenda tugarukaho. Cyuko cy'abaririmbyi witwa Vestina na Dorcas batangiye umurimo mu itorero ryacu muri murembo rwa Muhoza. Hari icyo baje cy'umwihariko cy'uwashatse gukora ubukwe Vestina. Mbega ibyo ni ikinyoma. Nigeze numva n'umuntu wita umupastori wabivuze ko birakora inkuru yose ibyo yavuze byose yarambeshyeye. Bo Vestina nta nubwo ndahura nawe uvuze ngo yaje mu biro byanjye na mbega uretse ko nta nubwo twanga gusezeranya abantu, tubagira inama, tubaganiriza, dukunda urubyiruko, dukunda umuryango. Umuntu wese wabivuze muri ubwo buryo rero muzabanze mushake muri ko hari n'ikindi kizima ajya avuga. Mbega nimubona umuntu wagiye ku karubanda agakora inkuru y'ikinyoma kandi rwose ashishikaye, muzabanze murebe n'izindi yakoze, murebe ko hari ibindi bizima ajya avuga. Naho hari n'igihe mu bimbaza mukambwe ati umuntu ubu haguherutse kumbwira tese ko twumvise ko abapastori gusengera abapastori babihagaritse nibyo. Noneho uwo muntu wese wabikubwiye hari ibindi bintu ajya avuga ari bizima. Mbega hari ikindi kintu wumvishe kumva hari ikindi kizima yavuze ku buryo ikintu cyaba kibaye cya kabiri. Rero ntimukajye mutinda ku bantu batagira ibintu bizima, ahubwo mujye muhita mwe kuvuga ibizima, kuko hari igihe usanga n'abantu bakurikira izo nkuru z'ibinyoma kuko namwe mutafasha umwanya wo kubwira abantu ibibubaka. Dukeneye gufasha umuryango nyarwanda. Nyuma iyo kureba ndetse no gusesengura ikiganiro umushumba wa ADPR Reverend Pasteur Ndayizeye Isaie yagiranye n'itangazamakuru agaruka kuri Vestina na Dorcas ku bijyanye no kuba yaranze kubasezeranya, hari byinshi tugiye kugenda tugarukaho. Ariko muri ibyo byose umaze kumva neza icyo yagarukagaho ndetse anatangaza ku byamuvuzweho. Aravuga ati njyewe numvise amakuru ngo hari umuntu wiyita umupasiteri agenda avuga ko ngo nanze gusezeranya Vestine. Ariko mbere yuko tutaragira kuri iyo ngingo, ubundi ADPR kugira ngo isezeranye umuntu ugomba kuba uri umunyetorero, yaba umukobwa cyangwa umuhungu. Ibyo byo birazwi no mu yandi matorero niko bimeze. Ariko abantu bazanye ikintu kitari cyiza kuri uyu mushumba, bakavuga ibihabanye nuko byari bimeze. Vestine asengera mu karere ka Musanze, ndumva ari kuri ni paruwasi ya Muhoza. Ariko ese koko k'abantu bashinjije uyu mushumba bumvise ko Vestine ari we yashatse ngo amusezeranye? Murambwira muri commentaire, ndagira ngo tugende tuganira kuko hari ibintu hano ku mbuga nkoranyambaga bigenda navuga ngo bishobora kuba byatuma twumva umuntu uko bashatse ko tubyumva kandi atari ko biri. Ariko tugiye kwinjira muri structure y'uburyo ibintu biba bimeze. Mbere gato yuko ajya gusezerana, ese Vestine koko yarakira umunyetorero wa ADPR? Ibyagiye biba twagiye tubibona, hari abagiye babashuka bakabasukisha, nubwo atari Irene, murabyibuka ibintu bya cano byabayeho ndetse n'imisatsi bakahita bayinyereza, atari Irene bigize mu ruhare. Ibyo byose twagiye tubibona. Ikindi icyari gutuma adasezerana muri ADPR kandi umushumba atabifitemo uruhare, Vestine umuntu we bagiye gusezerana ntabwo yari umunyetorero w'itorero rya ADPR. Ubwo ndi kugendera kuri fact z'uburyo ADPR isezeranyamo abakristo cyangwa se n'umuntu winjiye muri ADPR nicyo bisaba. Ntabwo byari gukunda kuko Idrissa ntabwo ari hazwi ngo se ni umukristo, bundi bamwe bakamwita ngo ni umuyisilamu, ariko ntabwo abantu bazi itorero asengeramo. Nubwo kuri njyewe ntekereza ko kujya kusezeranya umuntu kubera idini runaka ntabwo myemera. Umuntu ashobora gusezerana kuko n'ubundi mwabyumvikanyeho, ubundi Imana niba yabahuje kandi ari cyo gihe. Ikindi haba isengesho ryanyu ubundi niryo ryerekeye. Ntabwo ntekereza ko umuntu ngasengera ngo byakabaye bimataninga mu kujya gusezerana. Ikindi navuga ngo uyu mupasiteri yabeshyeweho ni ikijyanye no kuba yaragize uruhare rwo kuba Vestine atarasezeranyije muri ADPR, kuko nta gihamya ko yaba ari we wari kumusezeranya, ko Vestine nigeze abivuga ngo
nibyo ngo yanze kumusezeranya. Ariko wongera uti ariko ibi bintu hari igihe biba byarabayeho, ariko bitewe n'uko byageze muri mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse bakanabitangaza, uyu akaza kubihakana kuko azi neza ko Vestine agaragaje ko bigeze kubiganira akabyanga. Ni umuntu ufite influence nini, hari ukuntu yagaragara bitandukanye. Muzabirebe iyo hari nk'umusitari wakorewe nabi ku kintu runaka, umusitari ntabivuge bikaza kuvugwa n'abandi bantu. Abantu bagiranye ikibazo akenshi baza babihakana kugira ngo bataza kurebwa nabi n'abantu benshi, bakaza kubihakana. Rero ubwo urumva mu gihe abihakanye, hari igihe umuhanzi cyangwa se undi mu celebrity abyirengagiza akikomereza, wenda nyuma baramufashije serivisi yashakaga. Iki nacyo rero kuba cyaba cyarabayeho, ibyo ntacyo byaba bitwaye, ariko ugahita wibaza kubera iki nyuma n'umwaka utarashira Yesu asezerana muri indi torero. Murabyibuka ko uwamusezeranije ari Pastor Jackson muri indi torero rya Spirit Revival Church ryamusezeranyije, ariko ntabwo twigeze tubona korali yaririmbagamo ya Gosheni. Bivugwa ko n'ubundi yari yarahagaritswe mbere, ariko ni nako byari bimeze kuko bijyanye n'abantu yari afite bari kumuza kumuherekeza bose. ADPR yavuze ko batagomba kuza mu bukwe bwe kuko yarahagaritswe. Guhagarikwa muri ADPR uba wiswe nk'ikivume, nyine baba bagufungiye amazi n'umuriro. N'undi mu Kristo nubwo mwamufitanye ubuhe bushuti, ashobora kuza kugutahira ubukwe akagerayo bahita bamuhagarika, nubwo yagenda avuga ngo ni inshuti yanjye ngomba bisanzwe nyine by'ubuzima busanzwe, ariko nyine yirinda kwirisinga avuga ati ntaza gutakaza ubukristo muri ADPR, nawe agahitamo kugira ute kudataha ubukwe. Ntabwo ari uko abantu bose banze kubutaha, ahubwo amabwiriza yagiye aturuka ku mushumba w'ururembo cyangwa se uyoboye paruwasi aho ngaho, byose bishobora guturuka aho ngaho. Rimwe na rimwe uko n'umuhanzi navuga ngo wapresentaga itorero ADPR, bishobora kuva kuri uyu mushumba akaba yatanga iryo tegeko ati nta muntu wemerewe kuba yajya mu bukwe umurokore cyangwa se mu itorero ADPR. Unarebye neza babutashye hari umuryango we, birumvikana famiye ye yagombaga kubutaha, ariko ugasanga na baririmbyi baririmbanye nta n'umwe wemerewe kuba yataha ubukwe. Ibi rero kubivuga nuko nyine bitari direct kuvuga ngo ntabwo amuzi, ngo ntabwo Vestine muzi. None se byari ngombwa ko muhura ubundi? Niba babigusabye bishobora kuba uvuga ati wenda sinaboneka, cyangwa se bitewe n'iki ntabwo nagusezeranya. Kuvuga ngo ntabwo muzi ntabwo ari cyo cyatwereka ko wanze kumusezeranya, kuko rimwe na rimwe hari benshi basezeranwa n'umupasiteri runaka kuko ariko babyifuje, nta bintu byinshi baziranyeho, ahubwo ari ukubera ko wenda umumaro afitiye itorero akaba yasezeranwa n'umushumba mukuru w'itorero. Ibyo nabyo biba byashoboka. Hari ikindi kintu rero kigiye kuza guteza kuvugwa kwinshi. Hari n'umugabo ngo ni Pastor Claude. Uyu mugabo navuga ko wenda mu buryo avugamo ibintu ntabwo ari uburyo bwiza washima, hariya avuga ibintu kumva nyine yarengereye, ariko hari n'igihe uwavuzeho amuha icyo kuvuga noneho cyanyacyo. Niba wumvishe neza amajwi, yavuze uburyo ngo hari umuntu ngo wita umupasiteri ngo rimwe na rimwe ngo uvuga ibintu ngo bitari byo, nyine ngira ngo wabyumvise. Pastor Claude yarahari, ni nawe wakimubaje kino kibazo, arangije arisetsa. Ariko iyi ni muraza kubona ama episode agiye gukora kuri uyu mushumba, agiye kugaruka kuri byinshi aragenda avuga bijyanye no kuba yariswe ko ari umuntu uvuga ibintu by'ibinyoma. Iyo ni content ndabonye muraza kuyibona. Uyu mugabo navuga ko wenda uburyo avugamo ibintu bye ntabwo ari abivuga mu buryo buri random, ntabwo aba yateguye kugira ngo umenye ngo ibintu arabivuga muri ubu buryo. Ariko rimwe na rimwe njyewe nkunda hard working, nkunda uburyo akoramo ibintu bye, ubona ko afite inyota yo gukora. Wenda ikiba gisigaye ni bwa bujyanama. Yego turabibona hari ibintu ashiduka yavuze, we rimwe na rimwe yajya no kweditinga ntabe yayakatamo, ariko ntabwo bivuze ko ibyo akora abantu benshi nyine project abantu bamukurikira. Nuko nyine hari ibyo avuga kandi bijya kurasa ku ntego y'aba benshi barimo baratekereza. Rimwe na rimwe abantu byita bati ntibyagakwiye kuba byavugwa, ariko we yashira amanga akabivuga mu buryo navuga ngo bwakirwa n'abantu nabi, abantu bakabyita ko wenda ari ubusazi cyangwa se ari ukutitondera ibyo avuga. Aha rero kuba
yakitwa gutyo na pasiteri cyangwa no umushumba mukuru wa ADEPR, biraza kuba nabyo byateza kuba nawe yabigarukaho mu buryo bitandukanye. Rero ikintu cyo kuba uyu mupasiteri, katugaruke ku mushumba mukuru wa ADEPR, cyo kuvuga ngo ntabwo yigeze ahura nawe, ntabwo byari ngombwa ko baza guhurira mu biro. We yavuze mu biro, wenda barahuriye ni Musanze cyangwa se yaje kuvuga ubutumwa bakaba bahurira, byose birashoboka kuko bariya bageraga kure kandi abantu benshi barabishimiraga. Bashobora guhura atari icyo agiye kumubwira, ariko byibura akaba yiyumvise ko proposal ari uko yari wazabasezeranya, bamara kubona umukwe bagahita barejectinga buri kimwe cyose. Kandi ubundi umukobwa wo muri ADEPR kujya gusezerana n'umuntu utari muri ADEPR bahita bamuguhagarika. Ako kanya bahita baguhagarika kuko ubusa naho bakwita nkaho ugambaniye ADEPR, bahita baguhagarika. Kuba yarasezeranyijwe rero n'uyu mupasiteri wundi ni ikimenyetso kitugaragariza ko yahagaritswe, kandi n'abatashye ubukwe twahise tubibona neza ko yamaze guhagarikwa muri ADEPR. Ahubwo ikibazo kikaba gisigaye kureba, ese murumuna we nawe nuko byagenze? Niba mukuru we yarahagaritswe na ADEPR, se n'umukobwa na murumuna we Dorcas niko byagenze? Ariko ahangaha ntekereza ko umushumba nawe ari uburyo nyine uba ugomba kuvuga ibintu biri diplomatic kugira ngo bitaza kuba byateza ikindi kibazo. Nubwo Vestine ari ikibazo arimo arwana nacyo cy'umuryango cya famiye ye, ntabwo uyu mugabo yifuje kugira ngo abigarukeho cyane, yabivuze ahubwo ashaka kugira ngo agaruke kuba bivuze yumvikanishe ko atari ibyo, atari ko bimeze. Ariko nk'uyu mugabo nyine Pastor Claude ni umuntu wabaye mu itorero cyane, rimwe na rimwe ari amakuru aba yafite, ahubwo bitewe n'uburyo yatanzemo bikumvwa mu buryo butari bwiza. Rero ntabwo ari ikintu navuga ngo twaza kuba twakemeranya. Njye ni ku ruhare rwanjye, nawe uraza kumbwira uko byumva, ariko yagiye agaruka no kuri byinshi ku bantu bagiye bareba ku mbuga nkoranyambaga zacu, tukajya tubigarukaho ibijyanye no kuba hagiye ngo kubakwa stade ngo ya ADEPR. Stade izagiye ifasha, yagarutse no gufasha abana impano n'iki, akoreye kuvugurura ibitaro bya Nyamata, ADEPR Nyamata. Hari ahubwo hagatangira kwibazwa noneho niba agiye kubakwa stade, umukristo agiye kwakwa amafaranga angana gute? Ibya Gisozi byo byakozeho benshi, navuga ngo benshi barahagaritswe kubera kudatanga amafaranga ya Gisozi. Ese iyi stade yo ntigiye gutuma hari benshi babigenderamo? Nubwo hari n'amabwiriza nayo abantu bakibazaho cyane bijyanye nuko cyane amabwiriza areba abaririmbyi, nabyo biraza guteza ikindi kibazo. Ariko navuga ko wenda mu buryo bwo gukomeza kugenda basobanura, ntekeza ko ni press conference yakoze hari byashaka kugira ngo asobanure, bamwe basobanukiwe, ndetse haracyari n'utubazo twinshi twagiye tugaragara cyane mu bibazo byabazwa n'uburyo yasubije. Ariko byose n'uburyo kugira ngo abakristo basobanukirwe n'ibiri kujya mbere. Nge nifuje kugira ngo tugaruke kuri iki kintu, ko nicyo kintu nabonye abantu bakomeje kugenda bagarukaho no mu bitangazamakuru bitandukanye bagiye bagaruka kuri iyi ngingo. Turakomeza kugenda tubana ni makuru y'imyidagaduro. Rero nifuje kugira ngo tugaruke kuri iyi ngingo ya Vestine na Dorcas ndetse na ADEPR. Turakomeza kugenda tubana mu makuru menshi, nizera ko Nyagasana akomeje kugenda akugirira neza mu byo ukora byose. Nge ndi Opa Jack, ubundi reka tubane mu bindi biganiro ubikurikira.